wamfasha. Muraho neza, natwe turingiye nk'ibisanzwe, ndabasuje mu kivandimwe. Uwiteka aduhane umugisha, mukomeze kugubwa neza aho muri. Murabizi ko uyu ni wa mwanya wahimbaza, nari nabibatangarije ko tuzabikora, ariko uyu munsi tugiye guhera ku ndirimbo ya 323 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana za 500 ziboneka mu gitabo cy'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Rero ndagira ngo twese turirimbane aho muri, aho turi twese, aho iyi video ikugereyeho, duhimbaza Imana, twishime, tunezerwe. Rero mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane, mureke dutangire. Nari nararohamye mu nyanja y'ibyaha, nta byiringiro nari mfite byo kuvamo, maze Umukiza yumva gutabaza kwanjye, abari none ndiho. Urukundo rwankuyemo ubwo nari nabuze uwamfasha. Urukundo rwankuyemo nari nabuze umfasha, mbona Yesu muhaye umutima wanjye mushikamyeho, nzajya ndirimba iteka icyubahiro cye. Urukundo nyakuri nzajya nduririmba, niwe nkesha kwizera n'urukundo. Urukundo rwankuyemo ubwo nari nabuze uwamfasha. Urukundo rwankuyemo nari nabuze umfasha, mbona Yesu. Mutima ubabaye reba Yesu agukize, niuza kurokora ururabukaze, ategeka inyanja zose zikamwumvira, arashaka kugukiza uyu munsi. Urukundo rwankuyemo ubwo nari nabuze